reka nizere ko mumeze neza, nizere kandi ko mukomeye cyane muri amahoro mushima Nyagasani. Natwe nuko tumeze na turakomeye turashima Imana. Utameze neza ihangane, n'ubuzima n'isi niko imera, tubaho mu bihe bisimburana, tuba mu bihe byiza n'ibibi, mu bihe bibi byawe ihangane, ariko usenge Nyagasani kugira ngo ibyo bihe by'icaro n'ibyugarije ubuzima bwawe biruhunge cyangwa se ubashe kubibamo neza. Nawe uri mu bihe byiza, abahanga cyangwa se abantu bagize icyo bamariye isi bavuga ko icy'ingenzi atari cyo kigize icyo kikumariye, ahubwo icy'ingenzi ni icyo wamariye abantu. Gerageza wegere abatameze neza ubashije kuba wamenya kugira ngo bafashe kwiyumvamo ubuzima. Kuri screen zacu tugiye kuganira na Bishop Dore. Ubwashize twaraganiriye, mbona abantu batubwira ko twagize ikiganiro cyiza rwose, kuko nabibonye mu bampamagaye. Nizeye ko nawe hari abaguhamagara bakubwira ko twagize ikiganiro. Nanjye comment narazibonye, avuga bati ziriya nzozi nizo. Meze neza nta kibazo? Ndaho ndashima. Ubona ko ndimo umusore? Urimo umusore w'umusaza. Mvuze imyaka yanjye abantu bahunga. Ariko kubera ubwiza bw'Imana nta urabuka. Bamwe baravuga turi ku isoko. Nkibaza igihe nariviriyeho nkumira. Uri umusaza mupagana abana waburambika. Urumva umuntu akuga ati ko ufite itoto. Atekereza ko usigaje 10 ngo ukore pension. Mvugize mako. 10 ntago 10 iracyari myinshi da? 10 iracyari myinshi, ariko ubundi iyo ukorera Imana abantu benshi ntabwo babizi. Iyo uvuga Imana hari ubuzima bukuzaho. Ko biravuga ngo abazahamagara byose na bose bazakizwa. Just to call the name. Yes. Iyo uvuze uti Yesu ruhanye na facture. Abantu benshi ntibabizi, ntabwo bazayuma baka. Imyaka maze bashaka gutsinda urukiko. Uvuga uti Yesu ni nsinda, ndamenya kuri Yesu. Umva agukorera umutukumi. Ariko ibyo bivuga urengana, umuntu utarengana wana ariko bamukatire rwose afunga. Icyo shaka kwereka na Bibiliya nabyo irabizi. Iravuga ngo ibitugu by'umupfapfa bikwiriye imihini. Ariko icyo shaka kwereka ni kimwe, kuko Imana ari Imana, ari umutunzi w'imbabazi. Imana yabizi ko ku isi haba icyaha cyane, kandi ikamenya ko ubwo haba icyaha n'abanyabyaha ntibabura. Ariko isigarana ubumana bwayo n'imbabazi zayo zirusha akagero. Wabikurikiye? Yego. Bivuga ngo umunyabyaha ntakajye yiheza, aracyari imeza y'ibiganiriro. Abyumvise? Yego. Umunyabyaha ntakiheza. Icyaha ni ikiziba kiri ahantu. Utabonye imodoka ikigutera ngo ikwandurize ishati, nta kibazo, ikiziba mwaturana. Ariko icyaha Imana yabizi ko kiri ku isi. Nayo mpamvu Yesu agihari. Niyo mpamvu abantu badukurikiye, uramutse hari icyaha cyakugoye, umuti w'icyaha burya ni Yesu. Nta wundi. Ntabwo icyaha bagifunga. Umuntu bamufunga imyaka 10 yavayo agakora ibirenze cyane. Kuba none se ubundi murantwara he, ka umuntu ntwara n'ubundi nabyibuhiye. Naramenyereye. Hari n'abakora ibyango bafungwa kubera ko adafite ibyo kurya mu rugo. Kavuga turiya muceri nzawurya, biriya bishyimbo nzabirya kandi mbyibuhe. Kandi ugasanga ntacyo bimubwiye cyane rwose. So icyaha rero ni imbuto imera mu muntu. Iyo Yesu yayifashe, umuntu asigara ari umuntu kandi akera imbuto nziza. Ariko hari kunanirwa kureka icyaha. Hari n'ingeso. Ingeso n'imbuto. N'imbuto ikura mu muntu. Ntabwo ushobora kuvuga ngo mfite ikibazo cy'imibu baracirira ibihuru. Tema ibihuru imibu uzayibura. Wakumvise? Ndakumva. Iyo utari wabona imbaraga zo gutaba ibihuru. Wowe ikintu ugomba kumenya ni kimwe. Yego. Nta muntu ushaka uvuga ngo ndi burye adashaka gushiramo kayeforo ko kujya mu gikoni bategura ifunguro. Ibyo rero nabyo ugomba kubimenya. Iyo Imana ikubwira ngo ni muze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Yego. Kuvuga Imana yacyafite imeza y'ibiganiriro. Ahubwo kuza n'ukwabo. None se umuntu akubwiye ngo yabuze imbaraga, ari gisahani ibiryo akayirangiza. Ukarya ibihumbi 3 kabirangiza, imvange zose ukazirangiza mu buzima bwawe, ariko wandi ukavuga ngo wabuze imbaraga ko wabonye izi imvange se. Kurya nta muntu binanira. Ugomba kwiga gukora decision mu buzima. Kuko no kudakora decision ni indi decision. Yego. Ubukoze mu buzima. Yego. Kumenya gufata amahitamo, icyemezo, no kudagira amahitamo nacyo ni icyemezo. Ariko hari umuntu uhora anasaba imbaraga zo kuva mu byo arimo, agashakisha n'imbaraga bikanga zo kukivamo pe.
muri Bibiliya hari inkuru ntabwo wemera ko hari umuntu ubimbohe y'ibyo arimo bikananga pe akabimbohe y'ibyo atishyizemo. Abakinnyi bose batsinda ibitego biterwa n'abatoza. Iyo ushaka ko umwana wawe azamenya imibare ntabwo umuhuza n'umuprofeseri wananiwe n'imibare. Niyo mpamvu ikintu cyose kizabaho gifite ikikibeshaho. Niba ushaka kugira icyuba cyo hari aho binyura, hari n'uburyo bibaho. Ntabwo wavuga ngo uzaba umuyobozi udashaka kwegera ikibaho. Ntushaka kwiga ayo wavuga ngo uzayobora bize ntibishoboka. Ntabwo byakunda. Iyo uvuga ngo nzacuruza nkomere ugomba no guhaguruka ajya kureba uzacuruza iki, uzacururiza he, uzashora iki. Abacuruza bacuruza bate? Umuntu wese udakora activity ni umuntu wavuye mu mwuka. Yego. So ntabwo twinkareginga abantu kuvuga ngo byarabananiye. Nibave muri iyo ndirimbo ya byarabananiye, nibafata iyindi. Ariko hari tuzabigerageza. Hari umurokore mbere yuko dusenga tugatangira ikiganiro bitewe n'ubunini nicyo tuzi kuganiraho. Hari umuntu dukurikiye umurokore uvuga ngo ubuzima ndimo n'ubwo Imana yanteguriye. Ngo kuva ndi mu nda ya mama kugera ubu ngubu ubuzima bwose nzabaho. N'ubuzima Imana yateguye akabikumvisha, akabubamo, akabifiringa, agafiringa icyo gisubizo cy'akatidefanda. Ni wa mutoza. Ntabwo baba baratojwe neza. Niyo mpamvu rakubwiye ngo ntashobora guperforminga imbere y'ibitego kubera umutoza wamutoje. Umutoza arakubwira ati nta magambo menshi, twagiye gushaka ibitego. Cenga rimwe ushiramo. Ibyo ubona by'icenga bitaza kubita. Nushaka wamura inyoni ari kugerageza. Ibintu rero umuntu uko abavuga biterwa n'uburyo yarezwe. Yego. Twebwe baratubwiye ngo ikintu cyose kirashoboka. Mpagurukana iryo jambo ntikizwa ko ikintu cyose gishoboka. Ndangije ndagenda nsengera umuntu wamaze imyaka 20 yarahinamiranye, Imana yamukiza. Niki cyampagurukije? Abarokore barambwiye ngo iyo ukijijwe ngo Imana yagukoresha. Mpagurukana iryo jambo. Nta n'ubumenyi nari mfite bakuri ibinyi twabaye ntiyose. Nari buru amwe na bibiri ntazi kwifungura neza. Ndagenda nsenga iminsi 7 ndanje ngaba igitero. Munda musengera arakira. Mucyo ushaka kubwira. So iyo umuntu agutoje nabi umusaruro usoza ari mubi. Rero nayo bamusengera agakira. Uriya bamusengera agakira. Ari he? Uriya ari hirya. Ameze ate? Ameze ate? Umukobwa witwa Jackie. Jewe ndi imbere ya kamera. Jewe ndareba kamera kandi kamera nta mukobwa inyereka. Ubwo rero ntabwo nshobora kureba inyuma giye ngomba kureba kamera. Bambwiye ko nje kureba kamera. Yego. Ya, nakumvise ntiworoshye. Basta reka dusenge. Uyu munsi niwo usenga? Oya. Ubushize wambwiye ko nawe wasenga ariko ndabona ukomeza kubikwepa. Oya nasenga. Reka dusengera abantu badukurikiye. Uyu munsi ndashaka kuvugana namwe ku cyiciro cya kabiri cy'inzozi. Yego. Icyiciro cya kabiri cy'inzozi ariko cyaza kuba kibanda ku nyenyeri. Yego. Ndagusobanura inyenyeri, nkwereka inzozi zerekana ko inyenyeri utakifite. Kuko ushobora kuba witwa Baraka ariko ijambo Baraka barajitwaye. Abanyarwanda baravuga ngo rero va ku giti ujya ku muntu. Data mu izina rya Yesu duciye bugufi imbere y'amaso yawe, turavugana n'abantu batwumva hirya no hino ku isi. Mwami dusabye ko iri jambo aho rizagera n'urizahura wese rizabe ijambo rigira icyo rimuremera kandi rigira icyo rimusigira. Ni benshi mwami bareba YouTube hirya no hino ku isi ariko inyinshi zirabastressa. Tugusabye ko iki kiganiro uzakireba akacyumva amateka ye azahinduke mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. 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 Yego. Warugeze uti narivuze nti inyenyeri y'umuntu hari inzozi zigaragaza. Ubundi inyenyeri ijambo riboneka mu gitabo cya Matayo ibice byaho 2. Inyenyeri ni akamenyetso kagaragaye umunsi Yesu avuka. Yego. Yesu yavutse nk'abandi bantu. Ariko aho yavukiye haka itara rimeze nka ririya zuba. Yego. Hanyuma abanyabwenge b'icyo gihe bagenda bakurikiye icyo babona. Yego. Bashaka kugikoraho icyo bita ubushakashatsi. Hanyuma basoma ibitabo. Burya abanyabwenge ba kera bari bazima. Iyo wabonaga ikintu kidasanzwe barabazaga bati nta hantu mwahuye nacyo mu bitabo, nta hantu mwahuye nacyo mu mizingo. Hanyuma bamwe baravuga batariko
hari amagambo amwe twasomye hari n'ubuhanuzi twumvise witwa Yesaya yabihanuyeho yuko hazavuka umuntu witwa Emmanuel azaba ari igitangaza azaba ari umwana w'umuhungu azabyarwa n'umukobwa w'isugi utarigeze kumenya umugabo wow so bahuza ibimenyetso hanyuma umunsi rero avuka muri icyo gihe cyavukiyemo habonetse ikintu mu kirere giteye ubwoba aricyo birayita ngo inyenyeri icyo gihe rero habaga abantu bitwa abanyabwenge Bibiliya bisa abashumba ariko Bibiliya zindi zibita abanyabwenge barebaga ikintu bakagikoraho ubushakashatsi noneho bahuza amagambo yacu bakavuga bati tugomba kumenya biriya bintu so usomye mu gitabo cya Matayo 2 aravuga ngo babona inyenyeri iri mu kirere cyaho Yesu yavukiye bahitamo kujya kuyireba ariko baravuga bati aramutse ari umwami wavutse ntabwo twajya amaramasa bakusanya iby'agaciro buriya n'amaturo ntihaturuka abo abantu benshi rero babizi burya umuntu wa mbere waturishije atari yamenya no kuvuga ni Yesu kandi Yesu yari mobilize atavuga tunye umuntu kumobiriza mutavuganye yego ugaterura miliyoni ukayitwara ubwo hano umuntu akwigisha isaha ukamuha 100,000 warangiza ukanakora commentaire ariko ku gihe cya Yesu umwuka wa mobilije abitwa abanyabwenge Bibiliya avuga ngo bafata iby'ubutunzi babyerekeza ku ngamiya barangije bajya kureba umwana wavutse ariko bagenda bavuga bati ko twabonye inyenyeri ye wavutse arihe umvise icyo babazaga ntabwo babajije ngo ni uruhe rugo rwavutse mu mwana baravuze bati twabonye inyenyeri none tuje kumuramya kandi inyenyeri uko twayirebaga yagaragazaga ko uwavutse adasanzwe uwo munsi hari yavutse abana benshi ariko kubera inyenyeri bagenda bagiye kuyiramya bageze barabaza abantu batari kose bana baba bavutse hano muri karitsiye ari benshi batoya batuye bavutse ntabwo asanzwe kuko twabonye inyenyeri kandi twayibonaga bakajya berekeza mu cyerekezo bayibonyemo ariko hari ahantu twumvise havutse umwana bagezeho basanga Yesu ni akabebe karaho kararyamye nyina akicaye iruhande ni mu protokoli Yosefu yego ubiko ko Yosefu yari yarafiyansije Mariya ariko batari babonana bakugufiyansa k'uyu munsi barafiyansanya bakazajya igihe cyo gushakana barabaye abapapa n'abamama by'iki gihe byarapfuye ibya kera hari umuhinde umwe wambajije ati umuntu atwara atinda ya fiyanse we ndetse ko baba batangiye gupanga ibyo kuzabana ati reka mbabwire ati umuco wanyu ni mwiza atari ko kuri iyo ngingo ati twebwe turacyabarenze se bimeze bite ati umufiyanse n'umufiyanse amene n'ufiyanswa ati baba bafite itsinda ry'abantu nka 6 ati ntaho umusore ajya abantu batajyanye ntaho umukobwa ajya batajyanye na protocol babikurikiye none aravuga ati ku buryo nta mahirwe abaho y'umukobwa n'umuhungu babona bari babiri bari bonyine ati ntibishoboka ati ku buryo itsinda ryo ku muhungu n'itsinda ryo ku mukobwa bose bagomba kumenya ngo ingendo z'umuhungu barazijera n'ingendo z'umukobwa barazijera ati kugeza ku munsi wanyu ubwo tubashingira bakabona kujya guhura ati twimuco wacu ni kumeza ati kugaragaye uko ufite ikinyendaro cyangwa se utwite utari wakorerwa ubukwe kaba kakurangira abyumvise now niki rero ndaga kuvuga mu gihe Yesu yavukaga kubera iki kintu cyagaragara icyo nshaka kugira ngo tuvugeho inyenyeri nicyo navugagaho inyenyeri ni akamenyetso Imana ishyira ku buzima bw'umuntu ubu baraka ushobora kuba uri mugufi ariko ugakundwa cyo bakita inyenyeri baraka ushobora kuba utarize ariko badashobora gutanga ijambo batari guhaye baraka ushobora kuba utazi imibare ariko ubucuruzi bwose ugiyemo bugatera imbere baraka ushobora kuba utari ikirangirire ariko abantu bakiteka bakifuza kugendana nawe icyo bakita inyenyeri
cyangwa ukaba uri umuntu udafite ibintu bihambaye ariko umuntu akavuga ati mu mihango nzakora baraka ntabwo yaburamo icyo kintu rero gituma umuntu agupikinga cyangwa guhitamo cyangwa avuga ati please be with us bana natwe yego turabizi nta nshingano tuzaguha ariko umukoro wacu uzicare hari imbere ibyo babyita inyenyeri so nukuvuga aba ari ikintu kiri ku buzima bw'umuntu gikora icyo bita marketing ngiye kubikwereka abantu benshi iki kintu ntabwo bakizi ariko nagusubiza inyuma gatoya wigeze wumva inkuru y'abantu bavuga ngo uriya runaka yahawe umuti w'ubukire n'abapfumu cyangwa se amafaranga yakuye kuzimu byo kuri kuzimu byo ni ibintu bitari bisobanutse buriya benshi bavuga ibintu batazi bavuga ko ubukire yabuhawe n'umupfumu runaka ariko wajya kuri uwo mupfumu ugasanga ari nk'ahantu kure mu musozi wenyine mu kazu k'ibyatsi wakwinjira mu nzu ye nta n'intebe ziba zirimo ariko uyu mukire akajya kudipendinga kuri uriya mupfumu akakubwira ati rero nyuma y'iminsi 3 uzazi washaka umukire mu bijyanye n'iki ndashaka umworozi washaka umukire mu bijyanye n'iki ndashaka umukire w'amaduka n'ibindi nawe noneho akambwira tuzaze nyuma y'igihe runaka nzaguha umuti wenda akagira n'ibyo amuca urimo urankurikira uyu mukire uyu muntu ushaka umukire arataha uyu mupfumu cyangwa uyu bita umuvuzi wa kinyarwanda cyangwa umuvuzi wa gihanga cyangwa aba bantu nyine batanga imiti mu ijoro burya nabo bagira puissance zabo mu ijoro araguruka akaba yaca Kicukiro agaca Kanombe agaca Nyarutarama agakorekitinga inyenyeri z'ubukire mu bantu noneho abantu benshi ntibamenya ko barimo kwibwa uzumva abantu bakubwira bati ibintu mu ijoro biraniga burya inyenyeri bigenda ati hari ikintu gikunda kuntsikamira burya inyenyeri barabayitwara uyu rero wa promisinze kuzatanga ubukire cyangwa inyenyeri y'ubukire we afite we aza hari bubukure ntumbwire ko abikora harundanyazi kandi gusobanurira twebwe hano dufite statement z'abanigwa mu ijoro pastor ko ikintu kikunda kunyicarira kandi kuva cyatangira kunyicarira ibintu byatangiye gupfa wabikurikiye pastor kuva ikintu cyatangiye kuniga mu ijoro indwara zo mu rugo rwanjye zatangiye kuba nyinshi ku buryo buri kwezi ndarwara bivuze iki rero bivuga ngo inyenyeri ya health cyangwa y'ubuzima cyangwa yo kuba ufite ubuzima buzira umuze yaratwawe kuko ikikwereka ko bayitwaye haba icyo bita exchange baraguhindurira wakundaga kuba uri muzima uribuye ntacyo ujya urwara ariko baraka ntajya amara ukwezi atari mu bitaro ahora sepfura uzarebe hari abantu muri societe ahorana agakorora kadashira ahorana akamyira ahorana isepfu ahorana utuntu turawo ese ukamubaza byagenze bite ati sinzi ikintu ati kandi iyo ngiye kwa muganga ati nta ndwara babona uzi icyamubayeho baba baramuguraniye inyenyeri y'ubuzima barayitwara bakamuguranira bakamukubita ntuze ikindi kintu kitameze neza aribyo byabaye kuri Esawu na Yakobo umugisha wari wa Esawu ariko umutekinisiye mama wabo atekinikira umwana muto umwana muto atwara umugisha kandi n'Imana irabyihorera ntabwo Imana izakomeza kwirukankana n'abantu irabireka hanyuma Esawu akomeze gukurikira hari ijambo nasomye riravuga ngo Esawu nugoma ngo uzikura ku ngoyi washizweho na mwene wanyu nukuvuga kugoma ni ikireba nukuvuga ko niyanga kuba muri ubwo buretwa bamushizemo nawe azibohora ku ngoyi bamwambitse ikirero nicyo cyo kiri twahereyeho abantu bigira abanebwe ngo ntabwo azareka ikintu runaka ngo uko ngo yumva nta mbaraga afite ubwo rero uzemera umuretwa ugurisha amakara mu gihe abandi batwara imodoka bisaba kugoma bisaba kuvuga ngo no nabimenye singomba kuba muri ubuzima si ubwanjye this life is not my life wabikurikiye yes aha none rero izi nyenyeri ziba collected niz'abapfumu bagurisha kandi abapfumu ugasanga ugasanga umukire afite kenkayori ufite kenkayori ariko abantu bose bava Kimironko Kimisagara Nyamata bajya kuri kenkayori yo witwa runaka yego ariko ukavuga ko ibyo afite ari byo mfite karamu wa mushinwa nkarangwa mushinwa kuki giye wibyanjye biborera hariya uri akazamuka babyita inyenyeri babyita iki inyenyeri iyawe ntayihari n'abapasiteri benshi
ashobora guhagarara kubwiriza abantu aho kugira ngo bumve ikibwiriza ahubwo bakamukoraho za comment hakaza undi akavuga iminota 5 bagakoma amashyi bakamuha n'amaturo natwe tugira abadusahura inyenyeri urimo arabikurikira yego now inyenyeri rero ni selling point ni umwuka ukora advertisement urimo arabikurikira yego twese dufite amahoteli muri iki gihugu agira abakiriya hari ugasanga buri muntu wese harakubwira ngo iki kirori ngo tuzagikora ku hoteli runaka kibaza izindi ntabwo ari hoteli ushobora gusanga n'izindi ahubwo zifite na ntuzi ariko iyi ngiyi iriho ikiryoshya wabikurikiye yego iriho inyenyeri izindi ubwo gihe cyazo cyageze ite cyarangiye n'urugero ugasanga umukiriya abatetsi ibyo kurya resitora runaka muri umujyi wa Kigali ifite abantu ku buryo abantu babuze naho bakandagira ku muturanyi hari indi resitora yagerageje guteka neza yagabanyije ibiciro yongereye ibirungo abakozi yabambitse za mini abakobwa baseka neza babazanye wapi barirebera ku muturanyi ahantu none ukavuga ariko hariya bajya gukora iki bivuze iki rero afite aho yanyuze utari wanyura afite icyo afite utabonye abenshi rero ntibabimenya abarokore benshi bigize abarokore bakibera mu rusengero bakitera za rura na za mina inyenyeri nyinshi ntazo bafite kuko kugira ngo ube umurokore ushobore gusucceedinga ku rwego rwo gutera imbere ugomba kuba uzi gukubita imbaraga z'umwijima zinyaga iby'abantu ibyawe ntibikorwa kandi hari n'abavuga ngo ikimana yavuze yarakivuze agaterera iyo nyine icyo bivuze ni iki ngiye kubikwereka neza Imana yavuze ko Abisirayeli bazava kwa Farawo bakajya Kanani ariko se ko yari yabivuze ninde wabisubiyemo agatuma bashirira mu butayu Imana ikubwiye ngo nguhaye umujyi wa Kigali ntabwo uterera wose ngo uyiguhe hari formule bigomba gucamo nabwo ugomba guhaguruka ukavuga uti hari ikimana yavuganye nanjye reka nkore 1 2 3 kugira ngo gishobore gusohora ntabwo ibintu byizana ngo byitereke ku isahani tugaruke rero ku nyenyeri yacu niki cyakubwira ko nyenyeri yawe yatwawe nabanje kuvuga aho gatoya ku nyenyeri kuko umukobwa ashobora kugira inyenyeri yo gukundwa hari kukajya kubona ukabona hari undi ugira inyenyeri y'urushako ukabona akana rwose gafite n'amatamata ari kuri gahunda gafite umutwe umeze nk'igihaza gafite abana 5 umwana w'umukobwa yambaye za mini ntawe umureba mwana w'umukobwa yokeje umusatsi akarinda naho yoturuhu afita ahubwo kugira ngo hagire umushimira kumutwara mu rugo bakamushimira kumusambanya bamuryeho mitu yubigendere uyu muntu icyo bivuze ni iki afite igikundiro cyo gukurura abagabo ariko nta nyenyeri y'urushako agira sinzi ni mu byumva ndi kubyumva aha ni ukuvuga nshobora kwishimira neza ko nagenda muri taxi twegerane nkagera mu mujyi kuko ari ya make kandi nkeni ariko taxi twegerane sinakwishimira kuyigendamo ngiye gutaha ubukwe sinzi ni mu byumva yes iyo ugiye gutaha ubukwe uba wumva utagenda muri twegerane ariko iyo ujya mu mujyi mu kazi kuko ibyo kujera no kubagetinga byaje uba wumva watanga amacyo ukagera mu mujyi kubera iki hariya ni kwimurikagurisha aha ni mu bisanzwe so abantu rero benshi bagomba kumenya ibi ngibi kuba uri mwiza ukagira uburanga ariko ukabura urugo hari cyakubayeho usugira ngo ntibakubona fata abagore 10 bahagarika hariya ku murongo ubaze 5 bafite inshako uraza gutangara hoze gusanga kadamu kagufi kararongoye n'ikigabo cy'igihanganje noneho batambuka bagaseka bakikirana amaso atari ko se buri yamukunze hiki afite inyenyeri y'urushako wowe ntayugira wowe se kuri mwiza ko ntabakubona niyo mpamvu ubona abana b'abakobwa arambara birebire akabana ntibamubonye akambara ibigufi akabana ntibamubonye akambara bwa bupantaro bumufata ku buryo wagira ngo bagiye kumufata amaraso ya malaria akagenda atanahumeka ntibamubone akambara inkweto ndende ku buryo hagati y'ubutaka no hejuru hari ku buryo yikanze gato aje kuvunika disa gasoza nta umubonye agakora umusatsi akawucurika ntibamubone akawudefiza akawotsa ahangaha black aha white aha red ntibamubone uvuga no ku basore ariko batagira ngo bibasiye umukobwa noneho n'ubundi igihe kikagera akavuga atari ku bundi wamaraho umusatsi ibi byose akora arashakisha urushako niki cyatuma bambona disi ikibazo sukusa ikibazo
marketing manager ubuzima bwawe ariyo Nyenyeri baramutwaye. Urimo urabyumva? Niba ugiye gukomanga ku gipangu cy'umukire umuntu ntakwereka irembo ugatungukira mu gikari muri bwa boys quota, uzi ibyo uhurirayo nabyo, barakumenaho amazi, imbwa ziramoka. Kubera iki? Yesu yaravuze ngo ni gerembo, abandi bose binjiye banyuze mu madirishya. Nshatse kuvuga iki rero? Umuryango unyuramo ugana mu mugisha wawe ni ufite icyo ugaragaza niba umugisha uri bubone. Niba nakiriwe n'umubonye kandi boss yari yantumiye, ibisubizo bishobora kutagenda neza. Ariko niba boss avuga ati mu mukingurire haraza umushitsi, Imana iba yantunze inkono. Iki rero bakunyaze gituma ugaragara ntugaragare, nicyo turi mu kuvuga. Urugero tubanza tugaruke gatoya kuri iki cyicaro cy'urushako. Uyu muntu urota yambaye agatimba ariko ntabone uwo bakambaranye cyangwa uwamuhesheje kukambara. Inyenyeri urushako ibibitswa ahandi hantu. Uyu muntu urota uyu muntu urota ari mu birori ariko atabona uwo babikoranye, Inyenyeri y'urushako iba yagiye, ntabwo ibihari. Uyu muntu ukunda kuba disappointed iminsi y'urushako yegereje, akenshi iyo arota abona agenda ajya mu kazi agasanga bamubwira ko akazi kadahari kandi bari bamuhamagaye. Iyo ari mu nzozi abona agenda urugendo rurerure adashikayo. Iyo ari mu nzozi yigirira inzozi nka 20, akaba ari akabona atanga ibirori, mu kanya akabona aragiye, mu kanya akabona havutse intambara, mu kanya akabona arimo ararya, mu kanya akabona babaye nabo kera, mu kanya akabona agasoza afite inzozi nk'ijana ariko nta nimwe yibuka. Uyu muntu aba afite ikintu cyamubayeho mu isi yo mu mwuka, Inyenyeri imukorera marketing idahari. Niki rero ibingibi bivuze ngo effort zose wakora Inyenyeri yawe idahari bisoza nta kintu ufasha. Ngiye kukwereka, ngiye kuguha urugero. Nigeze kugira inzozi cyane icyo gihe nabanaga, nari umupasteri ariko Imana imbwira ko nzagira ministeri yanjye. Ariko burukondi mu nzozi nkabona umurima wanjye uruko ngerageza kuwufira, hari abandi bawufitiye ishyari, nkabona hari abandi bandeba nabi ati kuki ruriya rutoki ari urugo, kuki ruriya rutoki arufite, kuki atari twebwe. Nkabibona mu nzozi ariko simbisobanukiwe. Ariko twajya kuri tele nkabona hari indoro itagaragara neza. Umwuka aza kumbwira ati nubwo hari ibintu bikurimo byiza ariko hari n'ayandi maso atabireba neza. So rero iyo urota Inyenyeri yaragiye, iyo ushaka kumenya ko Inyenyeri yaragiye, iteka urabusanywa. Ubusanywa nicyo utekereza. Ushobora kuva hano umuntu yakubwira ati ngwino nguhe miliyoni 5 utangire business. Umunsi wegereza kugira ngo bazigwe, wa muntu agahura n'ikibazo akamurukana ako kazi cyangwa agakora impanuka. Umenye ngo wowe ibyo gutera imbere iyo Nyenyeri ntabwo ikibaho, barayijyanye. Cyangwa se ntituzajye turenganya buryo abantu badutengu. Oya, kwemerera ikintu nabo ntabwo ari bo. Hari kibabaho. Hari kibabaho. Erega umenye ngo Satani abareba. Ubiko ko Satani ari gukurwanya. So iyo hari umuntu ushatse kugira icyo gukorera, nawe agabwaho igitero. Yego. Wabikora iki? Agabwaho igitero immediately. Ahubwo abantu benshi ntibabizi. Umuntu akikubwira ngo nzakugirira gutyo, fata amasengesho kugira ngo utangire guhangana na kidobya. Erega kidobya babibona. Duhangana na Satani, Imana itemeye kwihanganira kubana nawe mu ijuru. N'Imana byarayicanze. Yaravuze uti uyu mujya amatubanya hanga leta yayihirika. Reka ndwane nawe murwanyiza ku isi. None se Satani Imana agiye kureba isanga 1/3 cy'abamarayika batuye mu ijuru aragitsukanye bose ntabwo bakivuga rumwe n'Imana. Iravuga iti iyi ngi ni kudeta ntagatifu, ntabwo umuginga twabana hangaha, muterero mujugunya hasi twanya tumukubita za misira ari kure. Dufate n'imbaraga tuzihereza abakristo bamunanizananize kure, ariko hano ntitwabana nawe. Urumva ariko kuguza 1/3. Uzi ko 1/3 kiruta abanyarwanda batu Rwanda. Uzi ko 1/3 cy'abamarayika abashakashatsi bavuga ko kiruta abatuye isi.
kimwe cya gatatu cy'abamarika batuye mu ijuru. Ni umubare munini cyane Imana itagomba kwihanganira. So umuntu we washoboye guhindura abo bantu kimwe cya gatatu ntabwo mwabana muri salo cyane, ntabwo mwabana mu nzu, ntimwabana mu gihugu. Urabikurikiye cyane, abakurusha imbaraga za sensibilisation. Ni ukuvuga icyubahiro Imana yamuhaye nicyo cyamuhaye kureshya uwo mubare munini. Ariko icyo Imana yamukoze imwambura ububasha, imutereza abana batoya. Udeho mfite imbaraga zirukana Satani ku muntu. Kubera iki? Imana yazikuye kuri uriya, nanjye mperezaho umugabane nuriya. So iyo tumwatatse turamupfobya, turamunaniza, tukamwambura abo yanyaze. Nabo Satani yafashe abafatisha kubera ubumenyi buke bafite ku mugambi w'Imana no ku buzima bwabo. Buri umuntu, abantu benshi bafashwe n'imizimu ni ubumenyi buke, kuko ijambo Kristo bivuga imbaraga. Kristo gusa bivuga imbaraga. Je ntabwo ushobora kunzanira umusazi. Urabona nk'ubu ngubu umfasha ukanjyana Karayesi, kavuga uti Deo tugwaye icyumweru kimwe cyo gusura Karayesi, uzi cyahaba bari abantu mwita basazi, umubare munini wataha. Ako kantu wakumvise? Kubera iki? Hari abandika muri commentaire ngo wagiye ujya bataguhamagaye. Ntabwo bishoboka, hari administration. Yes. Herega Imana ntabwo upfa kuvumbuka gusa ngo hereko ujya mu nzu y'umuntu usaza imigeri. Abantu bo niko babitekereza. Ariko mpereza umwanya urebe. Cyangwa uzaze mu biterane tuba twateguye byo gusengera abantu. Urebe Satani ukuntu ibivuza induru cyane. Ivuga ngo turahiye, turagiye, turagowe. Kubera iki? Arabizi. Njye bundi ntago nayaga nemera ko uzahano nemeye ko imyuka mibi nyine ivugira mu bantu. Hari umuntu twagiye gusengana reka ndeke kuvuga hariho abantu batamenya. None yari umukobwa imyaka 37. Nawe yahoraga yari umukobwa rwose, akaba no muri leta, afite ravafoye, agendamo nziza, afite kadasteriye nziza. None igihe cy'ubukwe cyagera ateta n'umusore bikanga. Baraza barasenga, haturuka umuntu mu Burundi umunyamasengesho arasenga aravuga ati dore nyogosenge yawe yatabye ibintu ahangaha. Ati nturi umwana wa kabiri wanyu? Ati hoya. Ati ngendo wa mbere, kuko wa mbere wabo yarapfuye, barabyaye kambere gagize ukwezi kumwe karapfa. We avuka ari wa kabiri akajya ngo no wa mbere. Amagaranye ati mama navutse n'umwana wa kangaye mu rugo. Amubwira ati wavutse uri wa kabiri. Nuko baramubwira ati uzajya ahangaha ugire gutya na gutya, kuko yarasenze bikavuga kuntu byabimugenje n'ibiki byose. Undi arangije nyine agenda arabitaburura. Asanga nyine bari baramuzinze. Ubu ngubu ni umugore abyaye kabiri. Erega ntabwo abantu rero baba babizi. Kubera ni monde nshyashya. Yego. Twageze abapastori benshi batigisha kuri iri somo. Twageze abapastori benshi batigisha ku isomo ry'imbaraga z'Imana. Kuko imbaraga z'Imana zisaba kuba nawe ubwawe wihagazeho. Yego. Se kibi rero afite ukuntu ajijisha. Arajijisha abantu bakabana nawe, abantu bagakorana nawe, kandi akanerekana n'ibimenyetso byerekana ko ari indwara zisanzwe. Ariko wajye kuri ukabana abantu benshi bahuye n'insanganya kubera ko batamumenye. Yego. Satani rero burya n'umutekinisiye w'urwego rwo hejuru, ariko ashobora no gutereza abantu musengana bakagukura mu mwuka, bagatuma uva mu itorero. Icyo abashaka gusa ni ukuderanja, ntugire ngo aragushoboye. Yego. Iyo uhagurutse ukamugabaho igitero arimo. Rero abantu badukurikiye, icyo cyo cyose wifuza kugeraho haracyari amahirwe. Yewe sinjya nemera nasengeye umukobwa ufite imyaka 53 abona umugabo aha mu mujyi wa Kigali. Ariko icyadufashije uyu mwana w'umukobwa yaranze kuva ku izina. Yaravuze ngo jewe Imana ikiriho ku isi zarongorwa, kandi n'umusore mutoya. Uzi umusore wamurongoye imyaka 38. Umukobwa yarafite ingahe? 53. Oya. Yumvise kuri radio nk'uko nguko. Hari abantu rero benshi Satani yashize mu bwihebe, abashira ahantu rabafungirana. Bibiliya mujya musoma amagambo menshi mu baheburayo aravuga ngo Yesu Kristo uko yari arejo nuboneka kiri uyu munsi ni kwari ni nako azahora. Bivuze iki? Bivuze ngo icyo yakoreye bariya nawe yakigukore. Ikibazo kibaho ni miracle process. Nakora iki kugira ngo nshike ku by'Imana yanteganyije? Aho niho haba ikibazo gusa. Kuko uyu munsi n'urugero banki iramutse ivuga iti abashaka inguzanyo muze tuyitange. Ntabwo banki zigenda zikomanga ku mazu y'abantu ngo sohoka tuguhe credit. Hari procedure, gufunguza konte, kwandika umushinga,
kubitsa no kubikuza. You get my point? Yes, utwo tuntu duto nizo process abantu baba bagomba gukora. Kuko ukora process y'umwenda ni nkuko ukora process yo gushaka icyo waburiye mu Mana. Yes. Umusore umwe yarahagurutse ajya Bugande ku musozi. Aravuga ati genda va kuri umusozi mbonye umugore. Mana wiyaranje umuzane hano. Naho nakamenye ko hari nundi musozi mukobwa nawe ahagurutse avuga ati yewe ntwaye ka baga kanje nzataha ari uko makuye umugabo sinzaba kuri umusozi. Aba bantu bibuke ko bataziranye ntibanavuganye, ariko umwe yavuze ati nzava kuri umusozi mbonye umugore makuye umugore, nundi naravuga ati nzahava makuye umugabo. Noneho hari iyo ugiye ku musozi w'amasengesho haba hari udushyamba, haba hari uduhuru, haba hari udutenti. Noneho umusore arasenga aza kugwa agacuho hafi yaho umukobwa nawe yakabye kava. Umukobwa nawe akangutse aravuga ati Mana nakwibukije ko ntazava hano. Igisore kirimo kirumva kiri mu gahuru nk'hariya, nakwibukije ko ntazava hano ntabonye umugabo wanjye. Sasa rero iyo maze gusenga mugacika intege, hari ya masaha bita abarimo akayaga ngo nakamahemburamo, saa 9 saa 10 mwacitse intege, murimo murumva iki Imana imuvuge, baragaze gusenga zashize, abenshi baba batarya biyiriza. Noneho umukobwa ajya kota akazuba nk'hariya. Umusore yumvise umukobwa asenga, yibutse Imana ati nakubwiye ko ntazava hano nta mugore nabonye umugabo wanjye. Igisore nacyo kibuka ko ariko cyasenze kivuga, avuga ati ko hari umuntu duhuje ibibazo. Undi agiye kota akazuba, nundi nawe aramusanga ati halo, undi ati halo, ati ko numva duhuje ikibazo. Undi ati of course ahanga tuba turi dufite ibibazo. Undi ati nakumvise ubwira Imana ngo urava ubonye umugore, ayimene ubonye umugabo. Undi ati kabisa nabwiye Imana ko nitamumpa sinzava hano. Undi ati se ko najya icyo cyanzanye. Undi ati ushaka kumbwira ko nawe uri umusiribateri, ubu nawe waba uri umusiribateri koko? Undi ati cyane. Noneho burag umusore abwira umukobwa ati se ndamutse nkukunze. Undi ati ubwo nanjye nagukunda. Ati se mu bigaragara wankunze? Undi ati nanjye nagukunze. Amasengesho ntiyahagaze bagatangira kuganira. Noneho batangira gufatanya barasenga. Bavuye aho bakiwabo umukobwa umwerekana umuhungu wa baramubonye, nundi nawe ikindi gihe yatwara umukobwa baramwerekana. Uyu munsi n'umugabo n'umugore. Wumvise inama nziza wigira mutima ko n'Imana nayo ifata ya nama ikayohereza ku wundi muntu, wakibaza ngo niwe watekereje gutyo, ariko Imana igamije kubahuza. Uko ariko Imana ikora ibintu. Iyo wavuze uti iki ngomba kukigeraho, haba process kandi ukagira n'abantu bagufata ukuboko. Iyo umwana avuga ati jewe nzaba perezida, mutware mu ishuri ryiza, wimurekera muri 9, wimurekera amashuri yaho ngaho. Wumvise igitekerezo cy'umwana ashaka kuzaba docteur, nawe shoramo amafaranga yigira ahantu heza, arebe ko ibyo yatuye hakiri umwana bizahinduka inzozi ze. Uko niko abantu bahuza process kandi ibintu bikajya mu murongo. Urugero rero ubu nkawe wenda se nukubaza, yego wowe ko ufite ikinyamakuru cyitwa Baraka TV. Baraka TV ya utekereza ko izagarukira Baraka TV? Kwijambo TV ishobora kuba ari TV kavaringa u Rwanda rwose. Yego. Ishobora kuba ari TV ifite na za satellite. Uko wavuze uti gengeye ku munyamakuru kandi ufite televiziyo, ugomba kwagura iyo nzozi. Yego. Ariko mu buryo iyo nzozi yaguka, ugomba kuba ufite master plan muri wowe. Ntabwo wicara gusa ngo uvuge ngo Imana yambwiye ko bizaba. Yibivuze wongeraho. Abisirayeli bava mu butayu bava kwa Farawo, byari byarahanuwe kera. Umugabo witwa Danieli abaye yicaye asoma ibitabo, asanga Imana igihe yavuze ko bagomba kuhera mu buretwa kwa Farawo cyarashoje. Atangira campaign. Aravuga ati tore, ati se abasibo abisirayeli bari kwa Farawo babumba amatofari, none se ko imyaka bavuga bagomba ko bari mu buretwa yarangiye, none se kuki tutari twatangira kwitegura kutaha? Atangira kugenda afata ya mirongo ayereka abagezi bati do, ati turaha turacyara ababoyi n'abacakara, ariko nyamara imyaka y'ubucakara agize ite yararangiye. Campaign, sensibilisation, batangira gutoza abakada, barategura, abatambyi nabo barakanguka. Urumva ukuntu iki Imana yavuze cyo kirahari, ni bya bindi wahere uvuga ngo iki Imana yanditse yaracyanditse ariko niwe ugisoma. Get my point? Yes. Niba Imana ivuze ngo uzaba umukire, ukajya uryama amasaha 15, umva uzaririmba indirimbo.
bizamera nk'indirimbo y'igihugu yo risubirwamo kuki se bayisubiramo kugeza muyifashe bafite impamvu zabo nk'abanyapolitike naho ugomba kugira impamvu z'ibyo urimo umugabo yabajije undi ati kuki unywa amazi akonje imvura igwa arasubiza ati indani muri jye izuba riraka undi ati urabona nywa amazi akonje nubwo imvura igwa ariko indani muri jye wiki izuba ririmo riraka ugomba kugira intego zituma ukora ibyo ukora ugomba kugira ikintu kandi ukakigambirira kandi ntucike intege byo kuvuga ngo abantu runaka baragusengeye biranga ntabwo bivuze ko Imana ananiwe haracyari ibihumbi 7 bitari byapfukamira bayari kuki urota ugwa mu mazi iteka urota ugwa mu mazi iteka kubera iki umwanzi aguteganyije hari imyuka y'urupfu iguhiga kandi igituma gushiraho kurota ugwa mu mazi ni ukugira ngo inzozi z'ibintu binini uzihorere satani buriya abantu barota bagwa mu mazi iteka bamera nkeri akenshi arabakindura ubajije abantu bakunda gukinduka baba barota imyuka yo kugwa mu mazi baba barota abantu babirukankana bafite imihoro baba barota iteka bari mu birori ariko batazi ba nyirabyo ari imyuka y'urupfu ibagendaho kubera iki bambuwe inyenyeri y'ubuzima umugabo umwe witwa Simiyoni muri Bibiliya umwuka w'Imana yaramubwiye ngo ntabwo uzapfa utari wabona Yesu wahanuriwe abayuda Simiyoni afata isezerano urupfu rwarazaga rugatwara abasaza mu matorero akavuga ati ni mubajyane yewe sinzapfa kugeza mbonye Yesu umunsi yabonye Yesu yaramurebye aramumenya Yesu bamwijanye mu rusengero bajya kumusengera ku munsi wa 8 Simiyoni yarahari aravuga ati mumwe umwana muterura ati ari isezerano mfitanye kuri uwo mwana akimuterura ati aravuga ati mwami Imana nushaka usezera umugaragu wawe kuko icyo wansezeranyije nte nyibonye ariko sugira ngo urupfu ni rwakomangaga ku muryango wako gasaza rwarakomangaga gasaza akagagwa ati nowe ntaho njya hari ikimana avuganye nanjye uko niko abantu rero banga ibyo kuvuga ngo naratinze gusubizwa ngo abo twakoranye bamaze kubyara gatatu baramaze wowe uzakubita dabo pa batatu pa batandatu pa 9 wabyaye se buri mwaka se wamunyuzeho niba ushatswe ukansiga imyaka 6 ukabyara abana 6 yewe nkatangira kubyara nyuma y'imyaka 6 ariko nkajya mbyara 3 sinkunyuraho nyuraho da kandi nkakurusha umare munini w'abana so gutinda ntibivuga ko abantu baciwe hiteka inyenyeri yawe yibohoze inyenyeri yo gukomera kwawe yibohoze inyenyeri y'akazi kawe yibohoze ni gututsinda mu ishuri wa mbere uyu munsi ukaba warabuze akazi inyenyeri y'amashuri yawe ntacyo ifite ni gute abantu iteka baguha ijambo akavuga bati runaka bari uyobora imihango ariko buri teka uko tusaze tugasanga uri inyuma hari icyo udafite inyenyeri ya greatness yawe barayijyanye urarota iki kikwerekana yuko inyenyeri idahari aba bantu barota iteka barya yasinziriye abahekenya amenyo abari mu nama mu nzozi abari mu nama abarya mu ijoro umwana wabaga uwa mbere yatangiye guhekenya amenyo undebera igihembwe kizakurikira ntabwo azaperforminga uzi cyamubayeho hari wamukoze ku mutwe boutique igurisha amata n'ikivuguto n'inshyushyu n'amandazi n'utundi two kurya abantu bajyaga baba benshi umuroza araza akavuga ati mumpe kuri indazi mumpe ku mwumbati mumpe ku mata mumpe ku gatoki agatwara package akagenda akajya ku mupfumu ati nguyu wantwaye abakiriya umupfumu avuga amagambo 3 abakiriya bose bimukira hariya ukavuga se ko najyaga ncuruza ibihumbi 200 ku munsi none nk'abasigana 26 niki cyabaye ukirukanka uti duhindura akazi ukajya muri kenkayori bikaba kwa kundi uti nzajya ncuruza imyaka va Tanzania imodoka yapfa bikaboreraho ndashaka kuvuga ikirere inyenyeri y'icyo wakoraga mbere yirukankeho kugeza uyigaruye urimo rankurikira kuki imbere byari bifite isoko kuki bitakigira isoko hari cyabaye ku mikorere yawe n'inyenyeri ikora marketing itagihari ko wakuze utajya ugira ibirwara ariko ukaba utashobora kumara amezi 3 utari wa Faisal inyenyeri ya health y'ubuzima yaratwawe ikikwereka ko yatwawe warahinduriwe buri nyenyeri yimukiye ku wundi bobo baguhubwa bwabo wageze wumva inkuru kera bavuga ngo umuntu yasimbutse ibintu mu muhanda abarozi iyo bashatse kugira ngo imyaku yawe itwarwe n'abandi bantu
baragutwara mu mihanda amasanganzira kuri rompuwe umupfumu akavuga amagambo akakuhagira utambutsaho bya birwara na za nyatsi byimukira iwawe urumva ubwo ukajya kubona ukabona ibibazo bikwituyeho aho ukajya kubona ukabona wajyaga bigira ntabwo akibigira burya mwaguranye karanteri yayijyanye we basigaranye ubukene bwe uko niko inyenyeri z'abantu ziba diverted tugaruke gatoya wenda kuri aka kantu tuvuge gatoya ku bamama bakuramo inda iyo umumama asamye gutya ako kanya inda ikatangira kumubabaza kugeza umwana ageze amezi 5, 7, 9 uyu mwana bazakomera ariko umwanzi yamubonye hakiri kare amugabaho igitero uyu mama rero we ntabyo azi ikirere irashya yirirwamo imiti yirirwa kwa muganga fagitire zabaye nyinshi arazira iki ahetse umuntu ukomeye ariko ntabyo azi ni nko guheka zahabu ukagenza amaguru abari bubimenye baragutwara n'agahanga urazira icyo uhetse ariko utazi bareri yacyo abikurikiye aba bamama bakunda gukora miscarriage aba bamama kenshi baba baragenewe kubyara ibihangange by'abantu abajenerali abadokiteri abayobozi abantu bakomeye abanyamugisha bazaturuka mu nda ye ariko umwanzi akavuga ati ntimuzemerere runaka katwita nanatwita bizarenza amezi 2 yego ukuvuga inyenyeri ye yaratwawe cyangwa yaragambaniwe nico gituma ahora mu ntambara zo kugira ngo aheke umwana kugira ngo azonse haba urugamba ruteye ubwoba usanga kwicanwa n'abaganga batagira umubare ariko kibaza uyu we kucyabanda agira atya akabona n'inda ku muhanda akanabyara kandi akabyara nta kibazo kibaye uyu ntabwo umwanzi amufite kandi umwanzi amushaka umwanzi arashaka kuriya kuko hari cyazabacyo uzi Yesu kugira ngo avuke uzi abana bapfuye uzi Mose kugira ngo avuke uzi abana bapfuye abana batagira ingano hashakishwa umwe gusa ni ukuvuga ko hashobora gutera icyago ari umuntu umushakisha umuntu umwe mu muryango ashobora kugabwaho abadayimoni amene n'igitero cy'abazima kuko kuri we babona umuryango ariho uzakirira benshi rero ntibabimenye babona umuntu runaka agabwaho igitero bakavuga batereka nawe yumve uwo muntu niwe wari Musa wanyu niwe wari buzabambutse so aba bantu rero benshi banyazwe inyenyeri ntabwo ashobora kumara amajoro 3 atarosarya ntabwo ashobora kumara amajoro 3 atarosa ari mu birori ntabwo amara kumara amajoro 3 atarosagwa mu mazi ntabwo ashobora kumara amajoro 3 aticaye ku ntebe y'ibizamini ntabwo ashobora kumara amajoro 3 urabyumva atarose inka zimwirukansa za nka zihinduka abantu aba ni abantu bafite intambara z'inyenyeri undi muntu wanyimurikiye message niba nkifite yarambwiye ngo yarose ari mu birori ariko uwo bakoranaga ibirori we yarahari ariko hari abantu b'uwo muntu ariko we nta bantu yateguje yisanga mu birori ari kumwe n'uwo bagomba kubana mu birori ariko we abamuherekeza atababwiye yego bivuze iki rero bivuze ngo hari ikintu umwanzi yamwambuye igihe cye cy'ibirori bye cyangwa igihe cy'umugisha we ntabwo ari aware ku ruhande rumwe ruriteguye ariko ku ruhande rwe ntabwo yiteguye agomba gufata amasengesho agasenga kugira ngo Imana imwereke ahantu afite intege nkeya kuki adategura ibirori bye kandi mugenzi we yabiteguye ibirori birahari umugisha urahari ariko afite intege nkeya ahantu agomba rero kwisubizamo akajishwa akikubita igishako buriya afite aharangariye cyangwa ashobora kuba atari yanahitamo ariko uriya mugenzi we yarahisemo avuga ati uyu niwe tuzabana ariko uyu akivuga ati se ariko Rodina cyangwa Chantal sinzi nibo byumva uyu yarimo arategura ubukwe n'amanama atapanga uko bizagenda ariko uyu mwene data we sibyo ariko no guhitamo ntiyari yanahitamo ariko iyo bicaye barya ifiriti n'inkoko zapfuye aravuga ati you are my best friend ati you are my sweetie you are my chérie ariko
ibyo avuga si byo ari n'imiteguro ntiyagira uyu rero hari ikimana imubwira yamubwira ngo iteremo agatoroshi kuki utinda nka mukarote kandi Imana ikwereka ko gahunda ihari ngayo nguko umuntu atwariwe inyenyeri rero dusoza ikiganiro agomba gukora iki? umuntu atwariwe inyenyeri rero haba hari ibintu bitatu. icya mbere agomba kugira mentor. Mentor ni umutoza. Aba bana bose ubona bitwa ingabo z'igihugu bafata amezi 6 cyangwa 9 cyangwa imyaka biterwa na unit ashaka gukoreramo bakabacisha ahantu bakabaforomata bakongera bakabaforoma bagukuramo ibyo usanzwe ufite bakagushiramo ibindi bashaka bizagufasha bitewe n'icyerekezo uganamo. Sasa dufite abantu benshi arakubwira tujye unzirikana nta muntu uzirikana undi reka turavugana tutudusenge ukanyibutsa nka kwibutsa tukabishiramo imbaraga ukabishiramo imbaraga nkabishiramo imbaraga noneho umutwaro wawe nka wiyumvamo. Ari abantu benshi batubwira ko badusengera ariko batadusengera arakubwira ati ngiye ku musozi kandi agiye muri gahunda ze hego cyo ukabona ibintu ntabwo bihinduka. Kiri ibyo bintu birandakaza yewe kugira ngo mwe pastor ntuzanyibagirwe ndakwibuka se memwari yanjye ni ntoya ahubwo tufatane umunsi usenge tuyabanemo menye ngo turarangizanyije mfashe ikindi kiraka kurutuko ngubwira ngo nzajya nkuzirikana urashaka nkuzirikana mbuza amahoro telefone akenshi ntutume nkwibagirwa kugira ngo ikintu uburemere bwawe bw'ikibazo nanjye mbwumve. Abyumvise abantu batwariwe inyenyeri rero hagomba kugira ibihe afata byo gusengera inyenyeri. Ni nko kuvuga ngo ndashaka kubaka inzu ariko sinshaka kwikoza kuri shansi ubwo rero kizakuviramo amasima bazayatwara abafunde bazagushaka imicanga itagize bizakuramo ko inzu yawe bakubwira bati inzu izagwa kuko yubakishwe ibikoresho bidakomeye ngayo nguko. Ubwo rero iyo umuntu avuga ati ndashaka kubohoza icyanjye umwanzi yantwaye afata gahunda akajya imbere y'Imana akagira abantu bafatanya nawe bamutuning bamucoaching. Ye ku bantu bankurikiye mfite umwuka muri iyi minsi wo kumva na hari umuntu nafasha waba uri mu mahanga waba uri kure waba uri mu gihugu cya kure waba uri ku mugabane wuhe ariko ukaba wumva ukeneye my help please nomero yanjye baraza kwiguha turi bwandikirane umbwira amavu n'amavuko uko ikibazo cyatanye nuko cyashoshe yewe mu mwanya wanjye ngira ndi butanga umwanya w'aba bantu aba bantu yubahaye umwanya rega barafashwa. Yewe nasengeye agakobwa kaba muri Holland agakobwa barakabengaga kafite amafaranga byaragacyanze sinzi umuntu akabwira atari ko wazavugisha witwa Dore aramvugisha arambwira ati genda umukatolika ariko barambwiye ngo usengeye umuntu biremera ti abasore ko bandeba bakankunda bakagenda bagiye ko nta nimwugaruka nsenze nsanga afite ikibazo cya nyirasenge bakubise nyirasenge aramurekura yagiye gutaha ubukwe abere marene undi ariko ni marene babandi bagenda abadonera babandi bagenda baherekeje bagiye gushaka abadonere kumbe waherekeje umusore nawe yari umukiriya yari ku isoko n'abahiga bararebanye kwisha mu mezi 4 baramaze kwemeza ubukwe baranantumiye sinabona umwanya wo kujyayo. Ni ibintu byoroshye ushobora kudindizwa gusa nuko just wabuze umuntu ukebura ubuzima bwawe agakubita n'igicu kikwicariye. Ni ibintu byoroshye rwose umuntu ashobora kuza akakubikaho intuzi ukajya ukitwa Baraka ariko ntihagire ukubona. Ushobora kuba ufite nyogosenge mu cyaro akavuga ati arya ngo umuhungu we ngagira televiziyo irebwa ati bazajya bamwumva nta nimuzajya muhamagara nyabo. Abantu bakavuga ati ibintu byawe ukora ni byiza ariko ntihagire ukugira icyizere ugategereza ariko sika abantu bashirima ibyo nkora kuki batamakaza ntako baguha nyine ari itegeko washiriweho. Ubutaha zababwira imbaraga z'itegeko uzi ko imbaraga z'itegeko umuntu ashobora gushyira ikazi ya fanta mu muhanda imodoka zigatinya kwitambuka ikazi akandika akaje bakavuga ngo stop kumutuku yashaka kwigendera ugategeza ugwagaritse ukamubura abantu bakaba ambutiyaje kava igashika Kacyiru nta wayiteje ugaragara oya akayiteza aranza akigendera nta wayiteje ugaragara akayiteza akigenda bundi mwese mugasiranira aho ngaho. Uko niko ubuzima bw'abantu benshi bumeze bashyiriweho ibyapa by'umutuku ababishizeho barigendera babuza abahabakura
ambutiyaje irahari mu buzima. Imana idufashe abadukurikiye, amasengesho tuyarimo. Mbibutse ko turi mu gutegura igiterane gikomeye kizaba ari cyo kubohora abantu. Imana nidufasha tuzakibagezaho kiri online, hanyuma namwe mushobore kugubwa neza, muhabwe umugisha. Ntiwifate kandi ntugire ubwoba, icyo wanyazwe kirashoboka ko cyagaruka. Imana ni nziza. Murakoze cyane. Kadusoreza ahangaha, n'undi nimero ndaza kuzandika ahangaha abazikeneye kugira ngo bazibone byihuse. Yego. Ko nabigize ubwashize, ariko hari n'utayibona rwose cyangwa se atazi kwiyandikira yanyuzeho ndayimuha nta kibazo. Nomero zanjye muraza kuzibona ku kiganiro, kandi nomero yanjye bakuri WhatsApp. Masaha yose wandike. Aho nkubonera ndagusubiza. Haba ijoro haba amanywa andika. Nge nuko nteye. Unterefone ndayifata. Wanditse ndasubiza. Waba ufite akazi waba utagafite, waba wambaye inkweto utazambaye, ariko upfa kwandika ndasubiza. Upfa guhamagara ndayifata. Kuzi icyo nkora. Akazi nkamaze mu myaka irenga 20. Ntabwo rero nshakisha. Ikindi, niba ushaka ko dusengana, mbwira amavuna amavuko. Wizanamo ngo umwuka ngo nagwishurire. Ntabwo mfite umwanya wo kujya kubaza umwuka ubuzima bwawe. Wowe ubwawe urabuze. Niba udafite indangamuntu urabizi. Niba ufite imyaka y'ubukure urayizi. Niba byaragucanze uzaba byagucangiye. Wowe vuga uti nca muri ibi, nca muri ibi, nca muri ibi. Reba wamfasha ute ko hari ibi byananiye gushikaho. Ubwo mba namaze kubona dosiye, ubwo menya ngo ndahera. Imana ibamugisha cyane, kandi nimwaba mureba ibiganiro mukumva bibafashije, nawe ntukajye ugihamana. Ibi biganiro ntabwo ari byo kugira ibanga, iri nivuga butumwa. Nawe fata usharing. Uko wifuza kubohoka, ubyifurize n'umuturanyi, ubyifurize na mukuru wawe, ubyifurize na tante. Uko ni kwivuga butumwa rivuga. Rikorwa. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusoze n'ubundi mudusengera. Ryasengesho. Narinzi ngo irisoza noneho ni ryawe. Reka dushimire ikinyamakuru Baraka TV na Baraka nyiracyo, kandi mu by'ukuri Baraka hari umugisha ugiye kukuzaho. Amen. Buriya umuntu ashobora kugira akihuta, ariko akaba aguye muri centre y'inzozi. Iyo Yesu yaravuze ngo nishirwa hejuru onzirehereza benshi. Ubwo urimo kuzamura Yesu, dore aho ndi, ubazaguterura gutereke mu birere. Uzajya kwikanga wikange hari umuntu ubereye umugisha muri ibi bintu turimo. Avuga ati Baraka wambere umugisha. Nakora iki? Umugisha rero nuko nguko. Yewe nigeze gusengera umuntu ntazi ko akomeye. Ngeze kuri aeroport nsanga umugabo we ni ukuriye abapilot mu gihugu cya Kenya. Umugabo antwara mu itsinda ry'abapiloti nka 300. Njya gusangira nabo. Abapiloti bagiye ko nabona undi muntu bavuga we have got a visitor. Twabonye umushyitsi. Mutubwire umushyitsi ninde? Umugabo aramperezanta, uyu mugabo ni Bishop. Oh, welcome Bishop. Please pray for us. Dusengera indege ntizitugushe, so dutwara indege. Uzi guhura n'abapiloti nka 300 muri officers mess, aho barira nsangira lunch n'abapiloti icyarimwe nka 300 kubera umuntu umwe. Bose barambwira bati dusengere, twizera Imana, tuba mu birere ntituzi utegeka ikirere, ariko ducana amasengesho. So ushobora guhura n'umugisha wawe, ariko ntumenya ngo ninde ukugezaho. Reka rero tugusabira umugisha nawe Baraka TV. Mane nkeka kinyenyeri yanjye yatwawe no kunsabira umugisha. Iyawe rero ubwo tubohoriza abandi, nawe yawe irabohorerwamo. Yego. Buriya nubona ugiye mu modoka utitaye ngo ugiye imbere cyangwa ugiye inyuma, fa kuba imodoka imoving, uragerayo tu. Uw'imbere burya shikaho nawe washitseyo. Rero uri mu gihe cyawe, uri mu gihe cyiza, umugisha wose ushobora kuboneka kuri ibi binyamakuru bya YouTube. Baraka TV zagira umugisha. Ibyo ndabivuze simbivugiye hano byumva, ayo majwi yafata. Baraka TV zagira umugisha. Kandi ndi umwe mu bahanuzi bake bavuga amagambo agatakara. Ayanjye niba mvuze 100 hatakara 298 abantu bayibitseho. Uraza kubona comment. Abantu benshi baraza kubwira bati uwo mugabo atubereye umugisha. Kuba byonyine ndi mu guca kuri Baraka TV ubikirere cyahungabanye. Niba ufite imizimu yiwanyu iragenda cyane.
turasengera abapapa n'abamama mu izina rya Yesu Kristo bakurikiye ikiganiro kuri Baraka TV in the mighty name of Jesus. Nyine ngaba Imana ni benshi badukurikiye, ni benshi bazadukurikira no mu myaka izaza bazadukurikira, abato n'abakuru. Turasenga ngo ari we wese uzakurikirana mwami kino kiganiro, ukuboko kwawe kuzamugirenza. Turabigusabye nk'Imana udukorera gashya. Uwo ari we wese uzagerageza gufollowing inyenyeri ye, ayibohoze, ayisubirane kandi atunga ubuhamya ku bwa Baraka TV. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu dusenze twizeye. Amen. 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 Amen.